Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese tugiye kubana muri iki kiganiro, aho tugiye kuvuga ku biribwa bigera mu 10 ugomba kwirinda guha umwana uri munsi y'umwaka. Niba rero ufite umwana utarazuza umwaka cyangwa se witegura kumugira mu gihe kiri imbere, ni byiza ko ukurikira iki kiganiro kugira ngo umenye ibi bintu ko ari ibintu byo kwitonderwa maze urusheho kurinda umwana wawe. Mbere y'uko dutangira ikiganiro ndagira ngo munyemerere mu akanya gato mbanze shimira abantu bakoze subscribe. Mwarakoze cyane kudushyigikira, mwarakoze cyane gukunda ibiganiro byacu, Imana ibaha umugisha. Hanyuma abashya namwe mbahaye ikaze, nukunda ibiganiro byacu nawe uze tubane muri uyu muryango mugari wa Asvedas, ukora subscribe, nukunda ikiganiro ukore like, ubitubwire muri comment. Ni ibintu bidutera imbaraga bikatwereka ko ibyo dukora bigirira umumaro abantu batandukanye. Turabashimiye cyane ko mwemeye kubikora. Twihuse rero ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Duhereye ku byo kunywa, icyo kunywa cya mbere ugomba kwirinda guha umwana utaragera umwaka ni amata y'inka. Amata y'inka ni meza, ariko nanone ku mwana ukiri muto burya ni icyo kwitonderwa, kuko bigora igifu kuyagogora neza, kuko urwungano ngogozi rw'umwana nyine ruba rutarakomera, rutaragera ku rwego rwo kugogora ibintu byose ashobora kuba yafata. Noneho agira kandi n'imyunyungugu imwe n'imwe ishobora kwangiza impyikozi. Ni byiza rero ko uba uretse guha umwana amata y'inka mu gihe atarageza umwaka, mu gihe akiri munsi y'umwaka, kugira ngo ukomeze kubungabunga ubuzima bwe uko bikwiriye. Ikintu cya kabiri ugomba kwitondera ndetse kwirinda guha umwana uri munsi y'umwaka ni ibinyobwa birimo isukari. Ahangaha twavuga nk'icyayi, twavuga ibinyobwa bitandukanye bikorerwa mu nganda nka za soda, twavuga ikawa ndetse n'ibindi byose bitandukanye byongewemo amasukari, cyangwa se unywa wabanje gushyiramo amasukari, kuko ntabwo aba ari byiza ku mwana uri munsi y'umwaka. Ibi ngibi ni ukubimurinda cyane. Aho kugira ngo umuhe ibi ngibi rwose, wamuha amazi meza akinywera, hanyuma agakomeza akonka, agafata n'izindi mfashabere, ariko ukirinda kumuha ibi bintu byongewemo amasukari yo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma ikintu cya gatatu ugomba kwirinda guha umwana uri munsi y'umwaka ni ubuki. Ubuki nabwo ababyeyi benshi bajya babwitabaza mu bihe bitandukanye, cyane cyane umwana yarwaye amagripe, yarwaye uturwara dutandukanye tw'abana, ugasanga ubuki ababyeyi barabwifashisha cyane. Ahangaha rero ni ukwitonda, ubuki nabwo ntabwo ari bwiza ku mwana uri munsi y'umwaka, kuko bushobora no kubamo bagiteri ishobora gutera ibibazo mu gifu. Ni ukubwitondera rero, mukaba mwakoresha ibindi bibusimbura mu gihe mubona ko aribwo bwari bukenewe, kugira ngo turusheho kurinda abana bacu. Ikintu cya kane ugomba kwirinda guha umwana ni amacunga n'indimu. Ibi bintu uko ari bibiri nabyo ni imbuto, biri mu bwoko bw'imbuto, ariko imbuto zirimo acide, zirimo n'amavitamine C. Ibi ngibi rero bikaba atari byiza ku mwana muto utaragira umwaka. Niyo mpamvu ugomba kubyitondera, kuko bishobora gutera umwana ibibazo mu nda, bishobora gutera umwana amaleriji, bishobora gutera umwana ikirungurira ndetse n'ibindi bitandukanye. Izi mbuto uko ari ebyiri biba byiza iyo uzimuhaye yaramaze kurenza umwaka, ukagenda umuhaho rumwe cyangwa se umuhaho agace gato, ukareba ko nta kibazo agira, ariko yaramaze gukura atakiri munsi y'umwaka.
Ikintu cya gatanu ugomba kwitondera guha umwana uri munsi y'umwaka, umwana watangiye gufata imfashabere, ni umunyu mwinshi. Ugomba kwirinda kumuha ibyo kurya birimo umunyu mwinshi, ukirinda kumuha ibyo kurya byakorewe mu nganda kuko nabyo akenshi bakunda kubikora bagashyiramo umunyu mwinshi kugira ngo bibifashe kuzamara igihe kirekire bitangiritse, ndetse ugomba no kwitondera amafi amwe n'amwe yo mu nyanja ngari kuko nayo akunze kubamo umunyu w'ikinyabutabire cya mercure. Ibi ngibi bikaba bishobora guteza ibibazo byo kudindira gukura kw'imyakura, ibi ngibi nabyo bikaba bishobora guteza umwana ikibazo gikomeye. Aha ngaha rero umunyu mwinshi nawo ni ukuwirinda, usibye kandi n'aba bana bato n'abisumbuyeho bigiye hejuru, umunyu mwinshi ntabwo ari mwiza. Icya gatandatu ni amaforomaje, aya akozwe mu mata. Aya ngaya nayo ni ukuyitondera cyane kuko ashobora kuba yakozwe mu mata adatunganijwe neza, akaba yazanamo amabagiteri. Aya ngaya akaba ari amabagiteri ashobora kwangiza ubuzima bw'umwana, ashobora gutera ibibazo umwana mu buryo butandukanye. Amaforomaje nayo ntabwo ari byiza kuyaha umwana uri munsi y'umwaka cyangwa se umwana utarageza umwaka. Ikintu cya karindwi ugomba kwitondera guha umwana ni inyama, amafi ndetse n'amagi. Nibyo koko ibi bintu umwana arabikeneye kuko biramufasha mu mikurire ye, ariko nanone iyo bitatunganijwe neza bishobora kumuteza ibibazo bitandukanye by'ubuzima kuko bishobora kuba byifitemo za bagiteri ndetse na za parazite bishobora guteza umwana ibibazo bitandukanye. Ni byiza rero ko niba ari byo kurya ugiye gutegurira umwana, ugomba kureba neza ko byahiye neza ku rugero rukwiriye, ko umwana atagiye kubifata bisa nkaho ari bibisi. Ni byiza kubitunganya bigashya ku rugero rwiza rukwiriye kugira ngo wirinde ibyo bibazo byose bishobora guteza umwana. Munyemerere dusoreze ku kintu cya munani, ari cyo kurinda umwana amafiriti, kumurinda ibyo kurya birimo amavuta menshi, kumurinda ibyo kurya birimo amakreme nka za gato cyangwa se amakeke, kumurinda amabombo. Ibyo byose ntago ari byiza ku mwana muto, bishobora kumugiraho ingaruka, ugasanga kubera ayo masukari byangije amenyo ye, byangije ubuzima bwe butandukanye. Ni byiza rero ko ubimurinda kugira ngo abashe gukura neza afite ubuzima bwiza buzira umuze. Ndagushimiye cyane rero wowe twabanye muri iki kiganiro, ukomeze kugira ibihe byiza. Niba uri mushya ukore subscribe, niba ugeze kuri uyu munota ukande like kugira ngo utwereke ko warangije ikiganiro. Ndagushimiye cyane rero kandi ukomeze kugira ibihe byiza, naho utaha mu nsanganyamatsiko zizakurikiraho. Ugire ibihe byiza. Bye bye.